nyakubahwa Umunyamabanga Nshingwabikorwa, Umunyamabanga Nshingwabikorwa wungirije, wifuza kuba umukandida ndetse n'abamuherekeje, twagira ngo tubahe ikaze ndetse n'abanyamakuru mu gikorwa tugiye gukora muri aka kanya cyo kwakira ibisabwa n'amategeko wifuza kuba umukandida mu mwanya wa perezida. Icya mbere ni ibaruwa itanga kandidatire. Kandidatire yawe witekereje gute kugira ngo uze kuyitanga? Ni politike yantogoteragamo kuva mu bwana ko nzashira kera gake nk'isi imihigo. Urumva kuba ntanze kandidatire yanjye ikaba yakiriwe na Presidente wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora cy'u Rwanda, mbyakiriye neza cyane, ntabwo bintunguye, ahubwo nsanze abanyamakuru bari mu mpuzamahanga muntegereje nk'uko nari narabibasabye ku isi yose. Urumva hano duteraniye mukoze umuti, reka isi yose imenye n'iki kijya mbere kuri Komisiyo y'Amatora headquarters, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora mu biro bikuru byayo mu Rwanda hose, East Africa na Africa no ku isi yose barimo gukurikira igikorwa kiri kuba hano live. Abantu wenda bashaka kuvuga ngo aya makuru yabaye kera, yabaye ryari, ni ku itariki 29 z'ukwa gatanu 2024 uno munsi. Birumvikanye rwari rukomeye cyane, rwari agasozi karisimbi, ariko uko byagenda kose Imana ntacyo twayiburana, kubera kwizera birarema kandi byose birashoboka muri iyi si. Iyo wizera Imana kandi ukizerera mu kuri, birumvikana urwo ruhita ruba rucabana, byose birakunda. Oya, biriya byari ibibazo bya politike, ntabwo byari uburwayi. Oya, batazababesha, kuko nijye wiyumvaga uko niyumvaga icyo gihe nako nkimeze kano kanya, batazababesha. Oya, ntabwo byari byo, zari impamvu za politike. Wazanye imikono y'abantu bangahe? Myinshi cyane, baracyabarura muri Komisiyo y'Amatora. Niba bisoza baraza amatora agiye kuba, cyizere mfite icyo kibazo baze ni cyiza cyane, kingana 600% nkuko nakabibahanuriye nakabibabwiye kuva kare kose. Oya, ntizishaka kongera kumbaho kuko nazanye tinga y'ubwenge n'ubumenyi n'ubunararibonye, bityo rero nka mwarimu mpuzamahanga. Ubwo nimba kiriya cyarakosowe, ubu mfite no kuvuga mfite amanota yose yuzuye by'icyo gihe, kuko byari abantu ntibigisha politike, batinya politike mu Rwanda, abantu batinya no guhagarara ahantu cyangwa mu modoka baganira kuri politike, kuko icyo gihe maze kuyizana nyigishije abantu mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose baze kuyimenya. Ubu abantu barayicara bakaganira kuri politike, bakabona umunyapolitike ntibamubone nk'umuntu uze wenda afite ibye, yafite inyungu za, ahubwo babona ko politike ari inyungu rusange. Kuko nababwiye politike no gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politike icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga, nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politike bayibona neza. Nurumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu, politike kuva nababwira ko ari igifute, ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera, aho ngana narahatunganyije koko. Ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 nzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidansi ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirireho indi, iburasirazuba mbashire perezidansi y'indi, n'iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Na immigration nuko nzabikora,
nabo mbegereze none abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo mu turere twabo mu mirenge yabo. Urumva ngiye koroshya ibintu mu gihugu mu buryo budasanzwe. Urumva utwo ni udushya umusaza w'umunyapolitike mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera mu rutirigongo rw'umuntu akavuga kweri wawe iyi ni politiki umusaza Barafinda Sekikubo Fred azanye nziza cyane yikosora izakosora East Africa na Africa n'isi yose. Ni ukuvuga impamvu mfite ni 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Izo mpamvu zazirambura.